Mbahaye ikaze mu makuru ya Kiliziya yaranze icyumweru. Amakuru ya Kiliziya reka tuyahere kuri iyi nkuru. Minisitiri Bizimana arashimira ubutwari bwaranze abeneBikira mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu Ugushyingo ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi habereye umuhango wo kumurika igitabo gishya cyanditswe na Sœur Anna Beata Murekatete, ubu muryango w'abeneBikira, cyitwa La Génocide contre le Tutsi Rwanda. Iki gitabo gishya gisesengura uruhare rukomeye rw'abeneBikira mu gucumbikira, kurengera no gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kimwe no mu bikorwa byo gufasha igihugu kongera kwiyubaka nyuma yayo. Sœur Murekatete yavuze ko yanditse iki gitabo agamije gusangiza abanyarwanda n'isi yose ubuhamya bw'ukuntu ababikira b'abeneBikira bitanze batizigamye kugira ngo barengere ubuzima bw'Abatutsi bahigwaga n'uburyo bagize uruhare kongera kubaka igihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati, icyo nashakaga ni ukugaragaza ko nubwo hari abanyarwanda bakoze Jenoside, hari n'abandi b'inyangamugayo, by'umwihariko abihaye Imana b'abeneBikira bahisemo kurengera ubuzima aho kugira ngo babure umutima. Ni amateka tugomba gusigasira kugira ngo ubumuntu butazibagirana. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yashimye cyane umusanzu w'abeneBikira mu gihe cya Jenoside no mu kubaka igihugu nyuma yayo. Yagize ati, iki gitabo cyawe nagisomye inshuro ebyiri. Icya mbere ni ugushimira wowe ubwawe. Kwandika biraruhije cyane iyo umuntu agaruka ku mateka amuteye intimba, ariko wabikoze uhamya ukuri. Minisitiri Bizimana yakomeje ashimira abeneBikira bo mu Rwanda kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa mu burezi, mu buvuzi, mu mibereho myiza n'imirire y'abana. Avuga ko ibikorwa byose bifite akamaro gakomeye ku muryango nyarwanda. Yakomeje agira ati, abeneBikira mu mateka y'u Rwanda mufite amateka meza kandi akomeye. Hari byiza byinshi byavuzwe kandi bigaragara mu bikorwa byanyu, haba mu burezi, mu buzima, mu mibereho myiza y'abaturage no mu kwita ku mirire y'abana bato. Ibyo bikorwa mwagiye mukora hirya no hino, muyobora ibigo n'amashami atandukanye yita ku mibereho y'abana n'imiryango. Ni ibikorwa bifite akamaro gakomeye ku muryango nyarwanda n'igihugu. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru igira iti, turi mu isi y'ibitangazamakuru byigisha kurwanya Imana. Umukristo agomba kugira umutima uhamye. Musenyeri Musengamana. Mu gihe Kiliziya Gatolika mu Rwanda yizihizaga Yubile y'abalayiki ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 Ugushyingo, Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa Diyosezi ya Byumba, yashimangiye ko abakristo muri iki gihe bagomba guhamya ukwemera mu muryango no muri sosiyete, cyane muri ibi bihe isi na Kiliziya byugarijwe n'impinduka y'ubuhakanyi, by'umwihariko uri gukwirakwizwa n'itangazamakuru rigezweho kandi ryihuta. Umwepiskopi wa Byumba yibukije ko itangazamakuru rigezweho rikomeje guhabwa urubuga rwo kwamamaza ibikorwa binyuranye, rimwe na rimwe birwanya Imana, Kiliziya n'abayoboke bayo. Yakomeje agira ati, turi mu isi aho twumva kandi tukabona ibitangazamakuru bitandukanye bihabwa rugari ndetse bikanashishikarizwa kwamamaza gahunda yo kurwanya Imana. Kiliziya abayoboke bayo ni ibyayo. Musenyeri Musengamana yagarutse ku kamaro ko kugira umutima uhamye, utagushwa n'ibitekerezo binyuranye n'ijambo ry'Imana, cyane ibiri gukwirakwizwa n'itangazamakuru rigezweho. Avuga ko umukristo wo muri iki gihe agomba kwizirika ku ijambo ry'Imana no guhamya ukwemera bikorwa mu bikorwa bya buri munsi. Mu nyigisho ye, umwepiskopi yagarutse ku kibazo isi n'abakristo bahura nabyo
muri iki gihe. Asobanura ko abantu benshi bagenda bacika ku kwemera bagendera ku bitekerezo byabo aho kumvira ijambo ry'Imana. Yagize ati bakristu bavandimwe barayiki, turi guhimbaza yubile y'impurirane mu bihe bitoroshye by'amateka y'isi na kiliziya yacu. Turi mu bihe by'impinduka mu myumvire, imibereho n'imikorere y'abantu igenda igaragaza guhakana, kurwanya no gutera umugongo Imana n'ibyayo. Musenyeri Musengamana yasoje inyigisho ye ashimangira ubukristu nyabwo ko butagarukira ku izina gusa, ahubwo ari ubuhamya bwa buri munsi mu bikorwa n'imyifatire. Yongeraho ko iyi yubile y'impurirane igomba kuba umwanya wo kwisuzuma no gusubiza amaso ku bushobozi bw'umukristu bwo kuba urumuri n'umunyu muri sosiyete yugarijwe n'ivangura n'ubuhakanyi. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda, by'umwihariko i Vatikani kwa Papa, aho dusanga inkuru igira iti yanditswe na Vatican News. Uburezi gatolika muri Afurika bugomba gutanga ibimenyetso by'ibyiringiro. Mu nama yagiranye n'itsinda ry'abantu bihatira gutanga inyigisho nziza za Kiliziya Gatolika muri Afurika, Papa Leo wa 14 yasabye ko amashuri ya Kiliziya Gatolika yo kuri uwo mugabane yasubiza ibibazo by'abanyeshuri basaba ubufasha. Papa kandi ahangaha niho yibutsaga abari bitabiriye iri huriro ko by'umwihariko umugabane wa Afurika ugomba kugabanya ubucucike buri mu mashuri, by'umwihariko agaragara kuri uyu mugabane wa Afurika. Ubona ko ari ibintu bituma ireme ry'uburezi ritihuta cyane bitewe n'ubucucike bugaragara kuri uyu mugabane mu byerekeye amashuri. Aha rero Papa nabyo yavuze ko ibibera muri Afurika byose ababizi. Arongera agaruka ku burezi gatolika, yongera agaruka ku bufatanye Kiliziya Gatolika igirana n'amaleta atandukanye amwe n'amwe mu bihugu bya Afurika. Ashimangira iyo mikoranire agaragaza ko bifite inyungu bizageza ku burezi bwa buri gihugu. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mukomeze mukande subscribe, mukore share na like, mutange ibitekerezo ku nkuru mushaka ko twabagezaho. Murakoze.